Muraho neza twongeye kubaha ikaze mwe mudahwema kudukurikira muri mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye amajyepfo amajyaruguru burengerazuba n'Iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali ntitubirengagije n'abari ku isi hose tubahaye ikaze. Uyu munsi rero nifuje kubakorera icyegeranyo kuri ubu bworozi muri kwibonera hano kuri screen zanyu. Ukibibona aratangiye uvuga ngo ni ingurube ariko sizo. Ubworozi bw'amasazi ni bumwe mu bworozi buri kugaburira abantu hirya no hino ku isi, buri gutanga agatubutse rwose gafatika ku isi hose. Wakwibaza ngo zororwa gute, bigenda ute? Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbasobanurire. Namwe yagiye kuvuga ati ni pranka cyangwa ati ni ugushaka views. Oya, ntibibaho. Navuze ko ngiye kujya mbazanira udushya tubateza imbere ku buryo namwe mwakira igiti faranga nk'abandi. Ubworozi bw'isazi bigenda ute, bikorwa ute? Ese ushaka ibisobanuro bihagije, ushaka kuzorora byagenda ute? Cyane cyane ko yoroye n'izi nsazi zitwa BSF zitanga proteine abana nkunganire ya leta. Kiri igiti faranga nawe ukoresheje ubu buryo. Reka nze dukubite tubangura dutangire. N'ubworozi bw'isazi z'umukara, izo bita BSF. Akaba ari isazi zitanga ibiryo by'amatungo ku ngurube, ku nkoko. Ibyo biryo bikaba bikubiyemo proteine ihagije 100% amatungo akenera. Wakwibaza ngo bigenda ute kugira ngo isazi ifatwe yororwe? Uri kumva ari ibintu bitangaje, ari ibintu bitashoboka, ariko reka ngusobanurire ukuntu bigenda. Mu Bugesera hari ikigo rwose gitunganya uwo musaruro wavuye mu nsazi, handi hatandukanye ku isi hirya no hino naho hari ibindi bigo, Ngoma, Kayonza ndetse na Nyagatare, aho naho twafite ibigo byorora amasazi. Wakwibaza ngo bigenda ute rero? Isazi ifatwa ute kugira amasazi aboneke? Bigenda ute? Isava hanze mu Rwanda arahari, bimeze biti? Reka nze mbasobanure. Aya masazi muri kubona yitwa BSF atanga proteine. Ukuntu afatwa rero, turatangira step ya mbere. Ugafata ibintu by'byanda byaboze ukabishyira ahantu. Iyo umaze kubishyira ahantu ntabwo uzategereza ngo isazi zazu yifate. Oya, ntibishoboka, nta niyo wabona. Ahubwo ari amasazi y'umukara yitwa BSF aragenda akajya kuri ya myanda na bya bihore rwashyize ahantu hamwe, agateraho amagi, ari byo twita laruva. Ayo magi iyo ugiye kuyabona, kugira ngo uyabone witwaza akantu gato cyane, ku buryo ayo magi usanga ya myanda y'umukara hari utuntu tw'umweru. Utwo tuntu tw'umweru niyo aba ari amagi. Iyo umaze kugwiza nk'utuntu 20 urayajyana. Wamara kuyajyana kugira ngo ubone icyororo gihagije bigusaba iminsi 5 n'irindwi, hagati y'iminsi 5 n'irindwi. Umaze kujyana izo laruva uragenda ukazishyira mu kintu cyitwa Fest Pioregarafi. Wamara gushyiramo rero ugapfundikira. Igikoresho kiba kimeze nka mare, izi mare tubona. Iyo umaze gushyiramo hari umuti witwa Intelligent Center purizamo ya magi akabanza agakura neza, akavamo isazi nini. Yamaze kuvamo isazi nini, hari utuzu dutoya ayo magi ashyirwamo, aba yamaze gukuramo gakeya. Utwo tuzu tuba dushatse kwitwara nka supanete, ugashyiramo. Hari udukeji uhabwa, isazi igatangira kubaho. Iyo zimaze kubaho rero zaragwiye nk'uko muri kubona kuri screen zanyu, izi ni laruva muri kubona, niko isazi itangira kwiremarema. Uko niko isazi iba yatangiye kwiremarema. Iyo zimaze gukura, zamaze kubaho, mwazubakiye, ziratangira rero zigata amagi. Ayo magi niyo boro. Isazi imwe ishobora gutera amagarama 37 ku munsi y'amagi azagaburira amatungo yawe, harimo inkoko se, intama, ingurube, inka ndetse n'andi matungo. Izo laruva rero urumva ko arizo ziduha icyororo. Icyo cyororo umaze kukibona, nta kindi kiba gisigaye no gukira igiti faranga. Kandi nkubwire ko ikiro cy'ayo magi y'isazi ikaba amafaranga agera mu 1200. Ayo ni amafaranga menshi cyane, kuko izo proteine zongerwa mu biryo, zikongerwa mu bwatsi, amatungo akabasha kubaho neza. Ni Blaze Boy. Ese ufite inyunganizi? Ese ufite igitekerezo? Banzura aya mashusho nawe wihera ijisho urebe ukuntu u Rwanda natwe tubishatse twatera imbere.
Wakwibaza ngo mbese hari abaturage cyangwa abantu bikorera ku giti cyabo baba bafite ubu bworozi? Icyo hari igisubizo rwose. Hari abantu benshi cyane bagiye batandukanye babibonye nk'umushinga ari gufata agatubutse muri iyi minsi rwose, bafashe decision yo korora amasazi, protein bomb, amasazi y'umukara, black solid fly BSF. Aya masazi ni igisubizo mu banyarwanda, ni igisubizo mu banyamahanga, ni igisubizo ku bantu bagiye batandukanye. Ngusaba ko wakora subscribe ugakora share kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byanjye byose bigiye bitandukanye. Hari ikibazo cyangwa inyuganizi waduhamagara cyangwa twandikira. Reka dukomeze. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbasobanurire buri kimwe cyose. Ushaka korora amasazi y'umukara ayo bita BSF, black solid fly, watuvugisha cyangwa ukavugisha abo ku kigo. Hariho link zigiye zitandukanye. Murabona ko aborozi benshi babihugukiwe bamaze gukirigita amafaranga. Niba ushaka korora amasazi yaguha amafaranga atubutse rwose ukabasha gukirigita ifaranga. Black solid fly bomb protein, amasazi y'umukara. Aya masazi y'umukara babwire ko mu Rwanda ari kuhagera, ari umushinga rwose uraje abantu inshinga bakaba bari kubona amafaranga. Murabona ko uyu mudamu abizobereyemo rwose. Hari imifuka y'amatoni n'amatoni abantu bashaka kujya kugura, banyura ku kigo cyabigenewe bakabasha gutwaraho bimwe na bimwe bakongera mu biryo by'amatungo, aribyo bita additive food. Ibyo bimaze kongerwamo biba bifite proteine ihagije ku buryo itungo ryawe rikura neza. Aya ni amagi. Murabona ko ya masazi afite akamaro gakomeye. Reka mbashishikarize kujya muza kureba ibiganiro byanjye mba nakoze kuri iyi channel yanjye, kandi mbifurize kumererwa neza. Icyo mbasaba ni ugukora subscribe mukambaza n'ibindi bigiye bitandukanye kuri ubu bworozi bw'amasazi bumaze kuba ikimenywa bose mu Rwanda. Black solid fly, igisubizo ku banyarwanda. Ciao ciao, turi kumwe.